hari igihe rero mwene uwo mudayimoni aza mu buryo butagaragara akakubuza imigisha myinshi. Yego. Akakubuza imigisha myinshi wowe ntube wabisobanukirwa kuko wenda utaragira iryo hishurirwa ngo ubanze umenye imikorere y'abadayimoni. Hari umudayimoni uza akakwataka bakakoherereza amahembe. Hari n'uza noneho ntago ari ibyo byo kuvangura ugiye na amahembe ngo tuje guhangana nayo ngo ikintu cyafashe turi kumwe ijambo rivuga ngo mwene uwo mudayimoni. Yego. Niyo mpamvu naringize ngo nkubwire ngo nawe birashoboka ko waba uhagaze nk'uko nguko yakosa kwibagize bya byiza yigeze gukora. Aho rero niho nazanye iri jambo rivuga ngo Yesu arabwira ngo ariko bene uwo nicyo kintu ndiho, ni umudayimoni utagaragara ariko ukora ibigaragara. Ugasanga umuntu muri we harimo urwango, yambaye neza, asa neza, yariye, ariko afite umudayimoni muri we w'umutima mubi, nawe wamubaza ngo biterwa n'iki ntabikubwiye. N'imbaraga ziri kumurwanya ariko zitagaragara. N'imbaraga ziriho zimukoreramo ariko zitagaragara. Waruvuze ku rugero inkoko. None n'ibyo arwana nabyo amenye nuko ahagaze, n'ibyo agomba gukora, n'ibyo agomba kwirinda kugira ngo abashe guhangana n'izo mbaraga. Ugasanga hari uburyo Yesu yagiye akoramo imirimo n'ibitangaza. Ugasanga hari abo yagiye akiza bafatwa n'abadayimoni babakubita hasi b'igicuri. Ugasanga undi yaremaye ibirenge. Ugasanga undi abadayimoni baramwatatse bamubamo bigaragara. Ibyo byose yagiye abikora. Aha rero niho abantu basa nkaho batagize ihishurirwa ryo kumenya imikorere ya bene uwo. Mbaje kuvuga ku mikorere ya dayimoni mu buryo bugaragara, ariko ndashaka ko twibanda kuri bene uwo kuko niyo topic y'iki kiganiro cyacu. Rero ntabwo nje kuvuga kuri izo mbaraga gusa, niyo mpamvu nkoresheje ijambo rivuga ngo bene uwo mudayimoni ni umudayimoni utagaragara ariko agakora ibigaragara. Niho usanga wa mwana avuka ugasanga yarezwe neza, wenda reka tubivuge gutyo, afite ababyeyi bombi, biranashoboka ko ari uwo mu muryango wenda wa Gikristo, ariko inkomoko ya wa muryango nubwo ari uwa Gikristo ariko ufite ahandi wakomotse. Aho wakomotse bagiraga izindi mana zitari iyi ngiyi turiho turavuga y'Imana yacu yaremye ijuru n'isi. Ugasanga izo mbaraga nizo ziri kugenda zimukurikirana. Ni bene uwo ntibari bumusobanukirwe kuko ntago ari ubumuga bwa mwata. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana. Ubwiza bw'Imana bubane namwe abadukurikiye bari ku mpande enye z'isi zitandukanye. Namenye ko abanyarwanda bari ahantu henshi kandi hagari, kandi noneho hari n'abandi bantu benshi batari abanyarwanda ariko bumva ikirimi cy'u Rwanda cyangwa se ururimi rw'u Rwanda. Ndagize nti mwese mugubwe neza muri Kristo Yesu. Amen. Waba uri mu kibazo cyangwa uri mu ngorane zitandukanye, ariko kurira ko hari umuntu mu gitondo impundu zikavuga. Imbere yacu kuri kamera turi kumwe n'umukozi w'Imana, n'umushumba wasizwe wimitswe kandi ufite amavuta pe. Ufite amavuta. Njya nkunda kubwira abantu ngo hari ibihumbi 7 bitarapfukamira abayari. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza. Yesu nashimye. Yesu ahimbazwe cyane. Amakuru y'imisi. Turashima Imana, amahoro. Yego. Tubonye Imana ikomeje kuturinda. Haleluya. Amen. Uzi ko wakureba kuri kamera yagira ngo uri umusore. Ndashaje. Kandi ubu nyine abantu banjye batangiye no kubaza ati bariko uriya muntu ni umusore ni umugabo yitwa nde? Ndashaje. Nitwa Revera Pasteur Kamarade Pascal. Yego. Nkaba ndi umugabo. Mfite abana benshi, burya yari umushumba wirinda kuvuga umubare. Yego. Kuko hari abo mwuka hakaba n'abo mubiri. Abo bose ni abana. Yego. Hanyuma Revera Pasteur Kamarade ni umugabo umwe mu bagabo dufite hano mu mujyi wa Kigali bagihagaze ku gakiza, batari yandurisha ibyo kurya by'ibwami. Njya ngira ikibazo cy'abantu dutangirana ikiganiro, ndabizi abo twatangiranye nabo hari abagera hagati bagacika intege, ariko mbere ya byose reka mbabwire ko tuza gukora ikiganiro gitoya
ntukureho urushinge, ntabwo turenze iminota 25 wumve icyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Ariko mbere ya byose Revera Pasiteri, muri ba bantu nyine baza gucikiriza ikiganiro, mba ngize impungenge ko bashobora kuza kugicikiriza batamenye aderese yawe, batamenye TV yawe, kuko nimba abantu bamamaza TV z'ubutinganyi, bakamamaza TV z'amagambo y'ibishegu, birakwiye ko natwe tugomba kujya twamamaza mbere cyane TV zivuga butumwa. TV yawe yitwa ngo? Yitwa Iraje TV. Iraje TV. Iyo uvuze ngo Iraje TV uba ushatse kuvuga ngo iki? N'ubundi Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nuko muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi ndigiye. Kuvuga ngo iraje ni nko kugaruka kwa Kristo, no kugaruka kw'Imana. Yego. Murakoze cyane bakunzi bacu, munyarukire kuri YouTube channel y'umushumba Revera Pasiteri Kamarade. Ashobora kuba yarakubwirije cyangwa se mwaranasenganye mu butayu cyangwa mu rusengero rwiwe ruri hano Inyabisindu. Yes, Inyabisindu. Wanyarukira kuri YouTube channel yiwe, ugakoraho subscribe ndetse share, ugashyiraho na comment, mukajya muganira ijambo ry'Imana. Niwe muntu wa mbere mvuze imyirondoro ye mbere, hari impamvu ndagira ngo bakunzi bacu munyarukireyo rwose, mwumve ijambo, mwumve ubuhanuzi butavangiye, kandi mubonane n'umukozi w'Imana muzima. Nyakubahwa Revera Pasiteri, reka ngusabe kugira ngo mbere uko dutangira ikiganiro cyacu ubanze usenga Imana. Imana iguhe Mana mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana nziza, uri umwami w'amahoro kuko uri umurengezi wacu. Twagiye tubona imirimo n'ibitangazo ugenda ukora bigiye bitandukanye, twagiye tubona neza yawe, nuhabwa icyubahiro. Waraturinze mu buryo bwose bugiye butandukanye, watubereye Imana, wabayeho abantu batari, uraturinda uraturengera, ibyo turabigushimiye. Tukweretse uyu mwanya tugezemo w'ijambo ryawe, ndetse n'iki kiganiro kiyobore nk'Imana, ugaragare habure twebwe haboneke wowe, kandi buri muntu wese uzumva iki kiganiro kizamubera inkomezi, kizageraho kimukura naho kimushyitsa, kandi ubwiza bwawe n'ukuboko kwawe kwiza kuzabane nawe. Icyo duheje n'imbaraga zose z'umubisha, duheje ikirogoya y'umwanzi Satani, ahubwo duhamagaye imbaraga za Mwuka Wera kugira ngo zibane natwe. Urakoze wumva gusenga, kandi iyi gahunda yose tugushyize mu biganza ngo iyoberwe nawe mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane, ushoje neza. Ushoje uvuga ngo iyi gahunda yacu tuyishyize mu biganza byawe. Ariko mpise ngira ikibazo. Iyo umuntu akijijwe akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, ubundi abari mu biganza byande? Abari mu biganza by'Imana. None se biba bimutandukanyije n'ibiganza by'ababyeyi cyangwa se nyirarume wamwitagaho akamurwanirira? Ntabwo biba bimutandukanyije n'ibiganza by'umuryango cyangwa se n'ibiganza by'ahavuka. Yego. Kuko burya umuntu arakoze mu buryo bugaragara no mu buryo butagaragara, niko nabivuga. Kuko hari ikintu bita ubutatu. Nkunda kubishushanyiriza ku igi uko riteye. Igi ritangira rifite igishishwa cy'inyuma, niko nabivuga, rigatangira rifite umuhondo imbere, rigatangira rifite n'icyo bita umweru. Yego. N'umuntu rero nubwo buryo akoze mu buryo bugaragara n'uburyo butagaragara. Kuko iyo amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, abagiye mu biganza by'Imana. Ariko nubwo abagiye mu biganza by'Imana, hari n'ibindi biganza bimufite by'inkomoko y'amaraso. Urakoze. Hari ibiganza bimufite by'inkomoko y'amaraso. Ibyo biganza by'inkomoko y'amaraso, aho ntaho byaba bifitaniye isano n'icyo twita karande cyangwa imyuka mibi yo mu muryango? Birashoboka cyane. Birashoboka byange bikunde, kuko uko bizaba bimeze kose, burya tuba tubaye ibyaremwe bishya, niko Bibiliya bivuga. Yego. Ariko nanone yo kuba tubaye ibyaremwe bishya, hari amaraso y'inkomoko tuba twaravuyemo. Yego. Hari amaraso y'inkomoko ya kavukire, y'ababyeyi bacu, ay'imiryango yacu. Ubwo rero hatabayeho imbaraga z'Imana kugira ngo bibashe kutubatura, izo nkomoko twazigira z'imyuka mibi yadukurikirana ya karande. Hari ibintu njya mbona umuntu akavuka yaba agize nk'imyaka 10, agatangira kugaragarwaho, agatangira kubonekwaho imyitwarire idasanzwe.
imyitwarire idasanzwe ugasanga umwana w'imyaka 10 yadukanye ibintu by'ubujura akaba yagera ahantu icyo abonye kitari icye akagifata kandi atari uko yabo bakibuze ugasanga ageze imyaka 10 yatangiye gusambana ugasanga ageze imyaka 10 atangiye kwitwara mu buryo budasanzwe ndetse wanareba mu Kinyarwanda bavuga ngo nta muryango utagira ikigoryi niko cyangwa se igitoryi biterwa n'akarere ariko nkibaza ngo uriya mwana kwavutse akamara imyaka 10 ku isi atangiye ate aka kanya kwitwara nabi ni iki kintu kiri kumukoresha biriya bintu mbese bifitanye irihe sano n'inkomoko y'amaraso yego birashoboka kuko nabyo turaza kubireba ku ijambo ry'Imana yego hari umudayimoni bita Benuwo ni umudayimoni utagaragara ariko ukora ibigaragara yego ni umudayimoni utabonesha amaso ni umudayimoni utabona uri kukurwanya agakwataka abantu babimenye ariko ni umudayimoni ukwataka mu buryo butagaragara ariko agakora ibigaragara yego ahari turaza kubira ku ijambo ry'Imana ndakeka mbere yuko wenda bataragira ngo ni ibyacu turiho tuvuga turebe ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo ni ibice 17 turasoma ku murongo waho reka duhere kuri uyu wa 20 kugira ngo tubyumve neza Biblia iratubwiye ngo arabasubiza ati no kwizera kwanyu guki ndababwira ukuri yuko mwamufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwabwira uyu musozi muti va hano ujye hirya wahava kandi nta kizabananira ariko benu wibuke ko tugeze ahantu havuga ngo hari umudayimoni bita Benuwo haleluya ntavanwaho n'ikindi seretse kwiriza ubusa no gusenga aha rero niho abantu bari kwibeshya niki cyatumye Yesu abwira abigishwa ababwira ngo Benuwo hari ubwoko bw'abadayimoni bwinshi rero ntabwo nje kuvuga kuri izo mbaraga gusa niyo mpamvu nkoresheje ijambo rivuga ngo Benuwo mudayimoni ni umudayimoni utagaragara ariko agakora ibigaragara niho usanga wa mwana avuka ugasanga yarezwe neza wenda reka tubivuge gutyo afite ababyeyi bombi biranashoboka ko ari uwo mu muryango wenda wa Gikristo ariko inkomoko ya wa muryango nubwo ari wa Gikristo ariko ufite ahandi wakomotse aho wakomotse bagiraga izindi mana zitari iyi ngiyi turiho turavuga y'Imana yacu yaremye ijuru n'isi ugasanga izo mbaraga nizo ziri kugenda zimukurikirana ni Benuwo ntibari bumusobanukirwe kuko ntago ari ubumuga bwa mwatatse ntibari bumusobanukirwe kuko ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibisazi wenda babone yiruka ku musozi ngo yasaze barabona ari muzima baragerageza kumwigisha baragerageza kumuganiriza yewe baranamukubita inkoni zisanzwe ariko ugasanga kuko batarizi kiri kumurwanya ugasanga niho ari kugendera muri zangeso kandi yarahawe uburere bugaragara kuko hari n'abana bakuru ugasanga ari gufata televiziyo y'iwabo akayifata akayijyana ntabwo ari we ahubwo hari mwenuwo Yesu niko yababwiye ngo nta kintu kizabananira nimugira imbaraga zo kwizera muzirukana umudayimoni agende muzabwira umusozi ngo va hano ugende ariko hepfo niko Biblia itubwiye aravuga ngo ariko Benuwo ntavanwaho n'ikindi cyeretse kwiriza ubusa no gusenga ikintu rero nshatse kuvuga aha ngaha ndi kugira ngo twongere turebe neza uwo mwana nta kintu cyo kiro kiramurwanya ni Benuwo mudayimoni utagaragara ntagaragara ariko ari gukora ibigaragara yego uraza kuza kutubwira ibigaragara umudayimoni akora kuko ngewe maze kubona nge nagize ubwoba ikintu cya mbere cyanteye ubwoba ni ukuntu abantu bakundana mu minsi nk'ingahe bakaba barebana yengwe ndetse bakanatandukana batamaze n'imyaka 5 cyane nayo ni myinshi nkabona abantu bavukana bava indimwe haciyeho nk'imyaka 10 hari utavugisha undi yewe hari n'abo nzi ku buryo niyo umubwiye ngo umuvandimwe we
nubwo wamubwira ngo umuvandimwe wawe bari kumukubitira hano haruguru aratambuka akagenda ntabwo ashobora kujyayo cyane. nubwo wamubwira ngo umuvandimwe wawe baramutambikanye bagiye kumufunga kandi wowe nuhagera ntibazaba bakimufunze ntabwo ashobora kugenda cyane. ariko iyo agize ibyago niwe uhagera mbere. ndagira ngo uze kutwinjiza neza mu kiganiro dusobanukirwe ni iki kintu kiri gutuma abantu twisanga mu bikorwa bya kinyamaswa, rimwe na rimwe hakaba hari n'inyamaswa ziturusha ubwenge cyane. nagwa nk'urugero, biragoye kuba wabona imvura igwa inkoko ifite imishwi ibure kuyirundikira, nubwo haba ari hanze inkoko iremera ikanyagirwa, imishwi ntinyagirwe. icya kabiri, inkoko y'isake iri gutora, abantu bigeze korora inkoko barabizi, iyo iri gutora iri gusesa irabanza ikagaburira inkoko kazi. donc uyu munsi dufite abagabo bajya muri resitora bakarya bagahaga bagataha bijuta cyane, kandi abana mu rugo ntacyo kurya bafite n'umugore, kandi imbere siko byari bimeze. ubundi ndagira ngo twinjirire neza mu kiganiro, utumenyeshe ibikorwa bigaragara uwo mudayimoni akora utwihishemo. numara kubitumenyesha birumvikana ko tuza kugisoza tuvuga n'uburyo umuntu yamurwanya. Imana iguha umugisha. Niho twari turi kuvuga kuri bene uwo. Burya ijambo ry'Imana niko rimbwira, rirambwira ngo nta kindi cyazanye Satani ni ukwica, kwiba no kurimbura. Hari ibintu abantu bahaye agaciro, ari nayo mpamvu wenda Imana yemeye ko iri jambo ritambuka kuri buri wese kugira ngo nawe rimugereho, amenye n'ibyo arwana nabyo, amenye n'uko ahagaze, n'ibyo agomba gukora, n'ibyo agomba kwirinda kugira ngo abashe guhangana n'izo mbaraga. Ugasanga hari uburyo Yesu yagiye akoramo imirimo n'ibitangaza. Ugasanga hari abo yagiye akiza bafatwa n'abadayimoni babakubita hasi b'igicuri, ugasanga undi yarema ibirenge, ugasanga undi abadayimoni baramwatatse bamubamo bigaragara. Ibyo byose yagiye abikora. Aha rero niho abantu basa nkaho batagize ihishurirwa ryo kumenya imikorere ya bene uwo. Mbaje kuvuga ku mikorere ya dayimoni mu buryo bugaragara, ariko ndashaka ko twibanda kuri bene uwo kuko niyo topic y'iki kiganiro cyacu. Aho niho hahandi usanga umuntu yatatswemo n'urwanga atazi aho ruturutse. We yanareba agaha agaciro akantu gato umuvandimwe yaba yaramukoreye kurusha ikinini cy'icyiza yakoze. Ni nk'urugero, umuntu afite kugukorera ibyiza 1000 ariko yagukorera ikosa rimwe, bya byiza 1000 ukabyibagirwa ugaha agaciro rya kosa rimwe. Kubera iki? Satani arazira kuri rya kosa kwibagize bya byiza yigeze gukora. Aho rero niho nazanye ijambo rivuga ngo Yesu arabwira ngo ariko bene uwo nicyo kintu ndiho, ni umudayimoni utagaragara ariko ukora ibigaragara. Ugasanga umuntu muri we harimo urwango, yambaye neza, asa neza, yariye, ariko afite umudayimoni muri we w'umutima mubi, nawe wamubaza ngo biterwa n'iki ntabikubwira. N'imbaraga ziri kumurwanya ariko zitagaragara, n'imbaraga ziriho zimukoreramo ariko zitagaragara. Waruvuze ku rugero inkoko. None uribaza hanze hari ababyeyi basa nkaho bibagirwa abana mu gihe inkoko yitabibagirwa. Wenda reka tukivuge gutyo. Ugasanga umuntu atwisa umwana amezi 9, indira muriye agiye kubisara byaye, ariko akagira umudayimoni wo kuvuga ngo reka uyu mwana munike. Ni wa mudayimoni utagaragara, muhuriye mu nzira ayambaye neza, uramusuhuza, uramugisha inama, uragira uti, ariko muri we ndani harimo umudayimoni uriho uramukorera amateka atagaragara ariko agakora ibigaragara. Kuko uwo mudayimoni mwene wabaye adahari, reka mwite mwene uwo kuko niko Bibiliya yatubwiye, abaye adahari nta buryo umubyeyi yafata akajya kuniga umwana yamaze kumubyara yaramutwisa amezi 9. Uri kumva ko hari imbaraga zigiye kumukoreramo, ariko wowe wahura ntuzibone. Nawe wanamuganiriza afite kuguha ibimenyetso bimwe na bimwe bimugaragariza ko ibyo yakoze ari uburenganzira bwe. Kubera iki? Ari gukorerwamo n'imbaraga zitagaragara. Ariko uyu munsi ndi kugira ngo tuze gusobanukirwa ukuri, tumenye imikorere y'abadayimoni,
tumenye n'uburyo twabirinda, tumenye na mwene uri guhangana n'ubuzima bwacu. Umurokore asenga, agahanura, akabwiriza, akaririmba, akayobora, ariko afite mwene uwo mudayimoni. Niho wa muntu azatinyuka kuza mu rusengero, azatinyuka kuza mu murimo w'Imana, agaca hirya agacumura, ariko ntibimubere ikibazo. Kubera iki? Hari umudayimoni utagaragara uriho uramurwanya mu buryo nawe atazi. Kubera ko wabonye atasaze, kubera ko wabonye atafite ubumuga runaka, kubera ko wabonye atameze gutyo, nawe akumva nta kibazo. Ariko Yesu waravuga ngo mwene uwo ntakorwaho n'ikindi keretse kwiyiriza ubusa no gusenga. Nakwiguha nk'urugero runaka. Hari igihe umuntu yiga akiga wenda agira n'amanota meza, yego, ariko agasoza kwiga akabura akazi burundu. Ibyo yigiye birahari, hari abandi bariho babikora batize nk'ayo yize. Ariko uwo muntu nubwo yabuze akazi suko kadahari, sinako ibyo ngibyo atazi kubikora. Hari mwene uwo mudayimoni utagaragara, mwene uwo mudayimoni utemera ko hari aho agomba kugera, mwene uwo mudayimoni utemera ko hari icyo agomba gukora. Hari uburyo Satani adohoraho ikireka bivuga gutyo, akaba yakurekurira kuri kimwe. Naguha nk'urugero. Hari ukuntu Satani nawe afite strategy zigenda zitandukanye. Hari ukuntu akwiba igifite agaciro akagusigira igidafite agaciro. Urugero, nigeze gutunga moto, nkunda kubivugaho cyane kuko byaranyigishije. Yego. Ntunga moto, barayifatanya ihereza umuntu kugira ngo nyine nanjye igifasha mu buzima busanzwe. Moto barayifata barayijyana, irimo amadeni menshi, reka mbivuge gutyo. Yego. Basiga karite jaune. Ukibaza, ari karite jaune na moto igifite agaciro niki? Igifite agaciro ni moto. Ariko Satani yajyanye igifite agaciro asigira igidafite agaciro. Wenda iyo karite jaune yanditseho amazina yanjye ariko nta moto mfite. Hari igihe rero mwene uwo mudayimoni aza mu buryo butagaragara, akakubuza imigisha myinshi. Yego. Akakubuza imigisha myinshi. Wowe ntube wabisobanukirwa kuko wenda utaragira iryo hishurirwa ngo ubanze umenye imikorere y'abadayimoni. Hari umudayimoni uza akakwataka bakakoherereza amahembe. Hari n'uza noneho ntago ari ibyo byo kuvangura ugiye na amahembe ngo tuje guhangana nayo ngo ikintu cyafashe. Turi kumwe ijambo rivuga ngo mwene uwo mudayimoni. Yego. Niyo mpamvu naringize ngo nkubwire ngo nawe birashoboka ko waba uhagaze nk'uko nguko. Gumamo rwose. Ukaba warize, ukaba wararangije, ariko ukaba udafite akazi. Ntabwo ikibazo ariko ibyo wakoze, ibyo wize aribyo bidahari, birahari. Ahubwo hari mwene uwo mudayimoni. Birashoboka ko yemeye ko wiga bigakunda, reka mbivuge gutyo. Ariko akavuga ngo nubwo yize ndamutegera kubura akazi. Amashuri ye nukumutegejo. Bibiliya ariko irabivuga. Ikindi gihe. Bibiliya iravuga umwanzi arangije ibyamugerageresha byose amutega ikindi gihe. Haleluya. Amen. Ndi kugira ngo mvuga ngo bene uwo birashoboka hari abakobwa ubona ari beza pe. Hari ugasanga umuntu agize imyaka 30 n'ingahe 40. Afite akazi, afite iki, ukibaza. Ese uyu muntu ni igiki? Kibura kugira ngo nawe yubake. Kugira ngo nawe yubake. Hari mwene uwo mudayimo. Ntabwo agaragara ariko nyamara afite ahantu yakuboheye. Afite ahantu yabannye, afite ahantu yagufungiye. Akavuga ngo reka mureka agira ububuranga. Mureka agira akakazi. Mureke nawe agera ahangaha, ariko ntago azashaka. Imana itugirire neza cyane. Amen. Hari bene uwo mudayimoni. Ugasanga umuntu bagiye kubana, barafiyansanya, barakundana, ariko bagera mu rugo hamara imyaka 2 cyangwa amezi angahe. Ugasanga hari divorce sigaye numva ngo zateye, bagahana divorce mu nzu. Umwe akaba afite icyo cyumba, undi afite icyo cyumba, bagahurira muri salo nk'abasore babana. Ni bene uwo mudayimoni. Nta kindi. Akagutwara urugo, akagusigira izina ry'uko wubatse. Agutwara urugo akagusigira kurwitirirwa, akagusigira izina ryarwo, kandi igifite agaciro si iryo zina, igifite agaciro n'urwo rugo. Hari bene uwo mudayimoni rero. Bene uyu mudayimoni ntabwo atinya.
bene uyu mudayimoni ari mu bashumba, bene uyu mudayimoni ari mu bahanuzi, bene uyu mudayimoni ari mu bize, bene uyu mudayimoni ari mu butarize. aho abera mubi wafata n'indege bene uyu mudayimoni mukagendana. si uburwayi bugaragara wenda ngo burakubuza ayo mahirwe yo kuba wagenda mu gihugu runaka. ni umwuka uriho urarwanya abantu mu buryo butagaragara ariko ugakora ibigaragara. ugasanga umuntu ari mu buzima bwo kwizengurukaho, abonye igishoro none gihagije, arahagaze agiye gucuruza nk'uko abandi bacuruza. bari gucuruza bimwe, bari gucuruza mu muryango umwe, abandi bagatera imbere wagahomba. kubera iki? ni bene uwo mudayimoni. tuye i Kigali hamaze imyaka irenga 10 ukajya urota wibereye kuri gakondo ya ibyo byoroshye. nta zindi nzozi ugira. Mana turengere. ni ukurota wibereye aho wari uri, ugasanga hari bene uwo mudayimoni. bene uyu mudayimoni sinzi ukuntu namuvugamo mu buryo bufatika cyane, ariko ariho arasenya ibintu mu buryo bugaragara kandi atagaragara. ariho arakora ibigaragara mu buryo watagaragara ariko agakora ibigaragara. hari ikintu abarokore bihaye bakavuga ngo niko Imana yabishatse. icyo nenda kuza kukikubaza ngo niko Imana yabishatse. ese mu gushaka kw'Imana harimo ko ndara hanze, harimo ko nsohorwa mu nzu, kandi noneho ugasanga ni ibintu bitarangira. barayibeshyera, ntago ari ko ibishaka. iyo yaranabivuze muri Matayo 7:7, uzahasome ukomeze hepfo. haravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. wahagera hepfo hakambwira ngo ninde muri mwe umwana we yasaba ifi akamuha inzoka, yamusaba umugati akamuha ibuye. Imana iravuga ngo nimba muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, isowo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusaba. ntabwo rero Imana yishimira ko umuntu yarara hanze. ntabwo Imana yishimira ko umuntu yahora mu buzima budasobanutse. ahubwo ni bene uwo mudayimoni urwanya abantu. hari ikintu njya nita kwimahoroniza. kwimahoroniza ni ukwihereza amahoro mu gihe adahari, ni ukwitera ikinya, ni ukwiha amahoro mu gihe adahari. nyine ntufite uguhumurije okereka nihumurize. ariko ntabwo njya nemeranya n'abantu bavuga ngo niko Imana yabishatse. nimba yarabishatse, kuki yo ivuga ngo kuki muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza? ubwo aho ngaho twavuga ko iryo jambo ryaba ritari muri Bibiliya, ahubwo ni bene uwo mudayimoni urwanya abantu mu buryo butagaragara. uriya mudayimoni bene uwo ashobora kukurwanya unasenga. kuko impamvu nari nkubajije kuri abo bantu bahora bazenguruka kandi bavugana n'Imana. isaha yanjye ntiragera. ubundi isaha izagera ryari? ese ntabwo niba nta kintu kiyisunika nkaba ngenda niruka ku binsiga? ndashaka kumenya uwo mudayimoni uburyo narwana nawe ukava mu nzira, ubundi nanjye ngasenga nishimye. ubwo mbarije abakunzi bacu ni iki twakora kugira ngo tubashe. ari ikintu n'ubundi ijambo ry'Imana ribivugaho. bibuke ko twasomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo 17. tuganira aho ngaho aho dusanga Yesu yavuze ijambo rivuga ngo mwene uwo mudayimoni ntakurwaho n'ikindi keretse kwiyiriza ubusa no gusenga. yego. n'ubundi Yesu yagiraga abigishwa benshi, ariko akagira intumwa 12. yego. yagiraga abigishwa benshi akagira intumwa 12. bene uyu mudayimoni ntakurwaho n'abigishwa. bene uyu mudayimoni akurwaho n'intumwa. yego. intumwa. yego. kuko izi ntumwa nizo yahaye imbaraga n'ububasha n'ubushobozi bwo kugira ngo zibashe gukandagira inzoka na sikoropiyo. iryo jambo turisanga muri Luka 10:19. aha ngaha naho twasomye ni intumwa yabwiraga, ntabwo yabwiraga abigishwa. yego. rero hari ikintu tutarasobanukirwa, abigishwa n'intumwa biratandukanye. yego. Yesu yagiraga abigishwa benshi, ariko intumwa akagira 12. ndibaza barengaga 72. yagendaga bagera mu byiciro 120. n'abandi burya hagije ibihumbi bingahe nazo ni abigishwa, ariko muri abo ngabo yatuyemo 12 nizo ntumwa.
yego izo ntumwa rero ni nazo yahaga teste yo kugira ngo zigende kabati ati nimugende haramukira umugende mujye kwirukana abadayimoni kubera iki kuki atafataga abigishwa we 70 ingahe ababwira oya rero nshatse kuvuga ngo bene uyu mudayimoni avaho ariko ntakurwaho n'ubonetse ari we wese yego ntakurwaho n'ubonetse ari we wese umuntu afite kuba ari umuhanuzi ariko adafite imbaraga zo gukuraho bene uwo mudayimoni ntari muntu umwe afite kuba ari umuyobozi runaka ntafite imbaraga zo gukuraho bene uwo mudayimoni ntari muntu umwe yahamagariwe ibindi ariko izi mbaraga ntago ari mu bazihawe hari ikindi cyakuraho bene uwo mudayimoni iyo usomye muri Danieli ibice 10 yego ibice 10 ugasoma uhereye ku murongo wa 11 yego aho ngaho naho turahasanga ijambo ry'Imana ryiza twahagera tukasoma arababwira ati arambwira ati yewe Danieli mugabo ukundwa cyane umva amagambo ngiye kukubwira haguruka weme kuko uyu munsi ngutumyeho Imana itugire neza amaze kumbwira iryo jambo ndahaguruka mpagarara ntengurwa ahera karambwira ati witinya Danieli kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikara gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye ikindi gihe Danieli yasengaga Biblia iratubwira ngo Danieli yarasenze yego asenga ku munsi wa mbere ijuru riramwumva riramusubiza ariko mwene uwo mudayimoni utagaragara bohereje marayika uzanye ibisubizo atangira abadayimoni batangira ba marayika uzanye ibisubizo Danieli arategereza araheba yego ariko ngo yihata kuguma imbere y'Imana ashaka mu maso y'Imana haleluya aha ni igihe marayika yaramanutse amubwira ibyabaye aramwangarega Danieli urinze ugera ku masengesho ku minsi ingana gutya 21 ariko ku munsi wa mbere warumviswe nubwo Danieli yari ari gusenga ntabwo yahishure ko hari mwene uwo mudayimoni yego birashoboka ko usenga ariko ntuhishurirwe ko hari mwene uwo mudayimoni mwene uyu mudayimoni akora mu buryo butagaragara ntubyibagirwe ariko agakora ibigaragara Danieli yahawe ibisubizo ariko ntiyabibona kubera ko hari mwene uwo mudayimoni uri kumurwanya rero birashoboka ko yagumye mu mbaraga zo gusenga no kuguma mu bihe byo gushaka mu maso y'Imana ugatendana n'Imana Imana ifite ukundi kuntu izakuraho bene uwo mudayimoni amen ariko icyo nakubwira wirambirwa gusenga tindana n'Imana wiyiriza ubusa usenga udacogora mbere yuko dusoza wibuke ko uravuze ngo bene uwo mudayimoni akurwaho no kwiyiriza ubusa no gusenga biyiriza ubusa gute yego ubu ngubu kwiyiriza ubusa ntabwo nkivuga ko twiyiriza ubusa kuko dusigaye tubikora mu buryo bwa tekiniki ntabwo dukwiyiriza ubusa nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga natwe tubwire mu buryo bukwiye uburyo bukwiye hari ukwiyiriza yena ntaguce mu buryo uvuga hari ikintu mbizo hari ukwiyiriza ubusa k'umuntu navuga ngo yaratabawe yagezeyo hari no kwiyiriza ubusa k'umukozi w'Imana watubwiye ko izo mbaraga zikurwaho n'intumwa kandi koko yarababwiye ngo bwa kabiri basubiyeyo ati abadayimoni no badusuzuguye ati rero burya hari umudayimoni ukurwaho no kwiyiriza ubusa no gusenga bisobanuye ngo hari ukwiyiriza ubusa k'umuntu ufite hari no kwiyiriza ubusa k'umukozi w'Imana hari no kwiyiriza ubusa k'umuntu udafite ko nta n'umumaro kugira ubundi ahanini kuko n'ayagahato bayita yagahato ariko noneho turi kukwiyiriza ubusa kwa ya ntumwa kwa mukozi w'Imana kwa muntu ukeneye kuba yaruhura benshi ndabizi ko abadukurikiye bashobora no kuguhamagara tubwire uko ubikora icya mbere cy'ibanze hari amasengesho twagiye dusenga tukayita kwiyiriza ubusa kandi atarakwiyiriza ubusa wabona ntacyo ufite cyo kurya ukavuga ngo reka njye mu butayu njye gusenga ayo ngayo nubwo agaragaye nk'aho wiyirije ariko nuko wabuze ukugira hari ukwiyiriza ubusa ushaka mu maso y'Imana hari ukwiyiriza ubusa usaba imbaraga usaba imbaraga aho ni hahandi indirimbo ya 50
iraba ngo nimuze mwenyine twihererane musanga ahantu hatari abantu dore imiruhira bahembeje n'urusaku rwenda kubica hari ukwiyiriza ubusa ko gushaka mu maso h'Imana no gushaka imbaraga aho niho hahandi umuntu azaba afite ibyo kurya yego azaba afite ntabwo arwaye ntabwo afite icyifuzo runaka ntiyabuza y'inzu abana ntibabirukanye mu ishuri ahubwo agiye kwiyiriza ubusa atindana n'Imana asaba Imana imbaraga yego ariko hari ubona kuko stoke yashize ati ibyo nari burye none aha reka byihorere wenda niyirize ndaza kubirarira uko si ukwiyiriza ubusa hari ukwiyiriza ubusa ukaba wajya no ku musozi ukaba wajya gushaka imbaraga zo kugira ngo ubashe gukora yego cyangwa se ubashe no kutindana n'Imana rero uko kwiyiriza ubusa bigiye bitandukanye hari n'uwiyiriza ubusa kuko wenda abifite ariko ni regime ashaka ni regime ashaka kugabanya ibiro oh pastor hanyuma ntabwo tuza gutinda cyane ko tuzamarana igihe yego dukora uyu murimo wo witeka Imana reka ngusabe wanzura ariko ucumbika kuko tuzacumbukura nurangiza dusengera Imana yego ikintu nageraga mvuge cyane nyamukuru ndi kugira ngo mbwire abantu be kwiheba yego mwene uyu mudayimoni ibyo abakora nta kindi asatira abashaka kugira ngo agukure mu byizerwa njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo abagusunika ashaka kugukura ku Mana abagusunika ashaka kugukura mu buzima kuko hari umuntu urwanywa na bene uyu mudayimoni bikarangira yiyahuye kubera iki abura amahitamo abona nta kindi cyiza giteganyijwe ku buzima bwe ariko haracyari ibyiringiro kuko yubu yabivuze haracyari ibyiringiro Imana yemeye ko uyu muntu asobanukirwa bene uyu mudayimoni uri kumurwanya ni igihe cyo kugira ngo ikureho izi ntambara ni igihe cyo kugira ngo ikureho uyu mwene uyu mudayimoni hatana kugira ngo ugume mu maso y'Imana hatana kugira ngo utindane n'Imana byange bikunde bene uyu mudayimoni avaho hari igihe Imana yimanukira ikarwana urugamba hari n'igihe guhuza na za ntumwa yego ikaguhuza n'intumwa kaba gusengera bene uyu mudayimoni agakurwa ariko ikintu navuga nyirizina nyamukuru niko bene uyu mudayimoni akuye abantu mu buzima akuye abantu ku Mana aho abantu basigaye bavuga ngo iby'Imana yambwiye byaraheze byagize ute Daniel yarasenze arasubizwa ariko ntiyabibona ntiyanamenya ko hari umudayimoni warufashe ibisubizo watangire marika warubizanye ariko atindanye n'Imana haleluya Imana igira uko irwana intambara zayo kandi gatahukana intsinzi urakoze cyane karibu nisengera Mana mu izina rya Yesu uri Imana yo kwizerwa kuko uri uwera uri umurengezi wacu uri umutabazi ugira neza n'uhabwa icyubahiro turagushimye kuko uri Imana itagivuga rimwe ndetse kabiri ujya urinda ijambo ryawe ukarinda n'uwo waribwiye kugira ngo risohore sengeye abagabo sengeye abagore sengeye abakobwa sengeye abasore sengeye abana bato icyo twirukanye bene uyu mudayimoni uyu mudayimoni waje gusenya ibigaragara ariko watagaragara akaza gukora ibigaragara ariko watagaragara turamusenye mu bwoko bw'Imana mu izina rya Yesu duhamagaye imbaraga zibasha gukura hizi imbaraga duhamagaye ububasha bw'Imana bubasha gukura hizi imbaraga kugira ngo ukoko kwiza kw'Imana gukora imirimo n'ibitangaza ndasenze sengera buri wese kugira ngo buri wese icyo yagambiriraga gukora reka ukoko kwiza kw'Imana kumubeho ndabizi neza ko hari abantu bagerageje kubaka byaranze bene uyu mudayimoni utagaragara akurwe ku buzima bwabo uhereye umwanya reka ukoko kwiza kw'Imana kubagaragareho urakoze wumva gusenga utindane nabo kandi ubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen. Umuntu yakenera gusengana nawe yakenera yuko wamugira inama nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone. Nimero ni 078 20 89 690. Yego. Ndayisubiramo ni 078 20 89 690. Iba no kuri WhatsApp. Yego. Abishatse yananyandikira ndahari kugira ngo dufatanye gusenga. Urakoze cyane. Imana duhana umugisha. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Amen.